Iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turasobanukirwa ibijyanye n'intwari z'intamenyekana z'urwego rw'ubuvuzi. Izo ni abarwaza. Abarwaza bo muri Zambia bugarijwe n'ubwigunge n'umuhangayiko. Turarebera hamwe ikirimo gukorwa mu kwita ku mibereho myiza yabo. Byongeye kandi ubushakashatsi bwakorewe muri Afurika y'Epfo bugaragaza ko harimo kugenda hakenerwa ishyirwaho ry'uburyo bwo kunganira abarwaza. Hanyuma kandi uburyo bushya bw'ikoranabuhanga buratanga igisubizo ku barwaza bakeneye akaruhuko. Izi nkuru hamwe n'izindi turazigarukaho muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje, ndi Eugenia Mukankusi. Mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Bagira uruhare rw'ingenzi mu buvuzi ariko barirengagizwa. Abarwaza kenshi ni abantu bo mu muryango bitanga bagakorera abarwayi n'abageze mu zabukuru ibyankenerwa bya buri munsi. Bakora imirimo inyuranye nko kubuhagira, kubagaburira no kubamenyera igihe cyo gufata imiti. Benshi muri abo nta mahugurwa yabugenewe baba barahawe, ibituma bibasirwa n'umuhangayiko, ubwigunge, umunaniro n'ingorane za mikoro. Mu bushakashatsi bwakozwe mu 2024 muri Amerika, 71% by'abanyamerika bageze mu kigero cyo hagati na hagati cy'imyaka, no kuvuga mu myaka 30 na 40, bavuze ko ari abarwaza bita ku bana babo icyarimwe no ku babyeyi babo bageze mu zabukuru, iby'inzobere zikunze kwita sandwich generation. Imibare ku rwego rw'isi yerekana ko muri Afurika hejuru ya 70% by'abageze mu zabukuru bitabwaho nabo mu miryango yabo. Reka tunyarukire muri Zambia turebe zimwe mu mbogamizi zugarije abarwaza bo muri iki gihugu. Nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Zambia, urwego rw'uburwaza bw'umwuga ruracyari hasi cyane. Kuri ubu buracyari ikintu kigenewe abakire muri iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika. Umurwaza wabigize umwuga yishyurwa ibihumbi bigera kuri 4 by'amadolari buri kwezi, ikiguzi gihanitse cyane kuri benshi mu baturage. Benshi mu banyazambiya bisaba ko bitabwaho n'abagize imiryango yabo mu gihe barwaye, kandi benshi muri aba barwaza nta bumenyi bwa kinyamwuga baba bafite. Kelis Mushota, umuturage w'i Lusaka, amaze igihe ari umurwaza wa nyina umubyara. Basuzumye mu 2019 bakamusangamo kanseri y'ibere igeze ku rwego rwa 3. Mushota, umuhungu w'imfura mu muryango, akaba ari nawe umenyera umuryango w'ibiwutunga, byamusabye kwimura nyina amujyana iwe kugira ngo abashe kumwitaho neza. Yishingiye ikiguzi cy'ubuvuzi bwe kugeza yorohewe. Kugira ngo abashe kubona amafaranga yari akeneye, Mushota yagombye gushaka imirimo ibiri, akavuga ko yasinziraga gake cyane mu ijoro. Sisitemu yacu ntabwo itanga amakuru mbere y'igihe ku byo umuntu aba akwiriye kwitega. Ikiguzi kingana iki, harakurikiraho iki, bisaba ko ushaka amafaranga ya buri cyiciro ugezeho. Ellen Mare nawe usanzwe ari umukobwa w'imfura mu muryango, nawe amaze kurwaza kenshi abantu benshi bo mu muryango we. Vuba aha yararwaje nyirasenge w'imyaka 96 wari ufite uburwayi bwamuremaje ku buryo atabashaga kugenda cyangwa kugira icyo akora kugeza apfuye. Ndibuka neza ko nahagaritse akazi bitewe n'uko nari nkeneye gufata umwanya wanjye wose nkawuharira kwita kuri masenge. Hari abantu bo mu muryango bake badusuraga ariko si buri gihe, ariko njye umunsi wose amasaha 24 nari narawuhariye kumwitaho. Happy Zulu ni umuganga ku ivuriro Reveal to Heal Medical Center, ivuriro ryigenga ritanga ubujyanama ku buzima bwo mu mutwe. Zulu avuga ko benshi mu barwaza batajya gushaka ubujyanama bwabafasha guhangana n'ibintu bikomeye inshingano zabo zibasaba. Ikibabaje ni uko abarwaza twakira baje kwivuza ari bakeya cyane. Akenshi abantu ntibaha agaciro bene aba bantu, barabizi ko bahari ariko ntibatekereza ko nabo bakeneye ubufasha. Reba umuhangayiko bacamo, umunaniro, bashobora no kugira agahinda gakabije. Raporo ya Loni yo mu 2023 yerekana ko umurimo w'uburwaza ari ingenzi cyane ku mibereho y'ingo na sosiyete.
twasabye abadukurikira kudusangiza ibitekerezo byabo ku kazi k'umurwaza muri Afurika n'uko abarwaza mu miryango babona ubufasha bakanitabwaho. Ibi ni bimwe mu bitekerezo byabo. Iyo ufite umuntu wo mu muryango wawe nk'umurwaza biba ari byiza cyane bitewe n'uko nta mafaranga wishyuzwa. Yita ku murwayi mu buryo bwiza cyane amugaragariza urukundo. Ku bwanjye icyo wakora ni ukubakunda no kubashyigikira nabo. Mu bijyanye n'amikoro ntidukwiye kugira umuntu iwawe wita ku murwayi hanyuma ngo ntugire icyo utanga cyo kumushimira. Mu bijyanye n'ubukungu ni ikintu cyiza kuko bitagusaba kwishyura umuntu wita ku bagize umuryango wawe. Wenda niba ari nk'uburwayi bwo mu mutwe ugasanga nta bumenyi dufite bwo kwita ku muntu ufite icyo kibazo cyo mu mutwe, ugasanga nawe birangiye bigushyuhije mu bwonko bitewe n'uko nyine utabizi, ahari guverinoma cyangwa imiryango itegamiye kuri leta batanga ubufasha bwo kubahugura kuko bakwitwara mu bihe nk'ibyo. Kugira umuntu wo mu muryango w'umurwaza muri Afurika nk'imuhira bituma wumva ukunzwe, byubaka ubucuti, ntibisaba kubanza gufata igihe cyo kwibwirana no kumenyana. Uhita umererwa neza bwangu uri kumwe nawe. Ariko imwe mu mbogamizi zibirimo ni uko amakuru ku murwayi aba atarenzwe. Bisa nkaho icyo urwaye kiba kizwi na buri wese atari uko urwaje wenyine. Ku ruhande rumwe ni byiza kuko haba hari ubucuti hagati y'abagize umuryango ku buryo umwe yakwita ku wundi. Ni byiza kandi ku rundi ruhande kuko ikiba nuko iyo izo nshingano uzihaye umuntu wihariye wo mu muryango ntiduteganya ko hari icyo uzamuha. Muri Afurika ibyiza tugira nk'abarwaza bo mu miryango ni uko bitagombera ko tubara ikiguzi, bitewe n'uko niba turi abarwaza bo mu muryango bivuze ko abo tuba turimo kwitaho ari abo twashakanye, abavandimwe bacu se cyangwa se ababyeyi bacu. Rero ntituba dukeneye umurwaza w'inzobere. Dr. Amena Bintu Muhammad, umuyobozi w'ikigo Connected Hands for Family Health and Empowerment Initiative, arasobanura byinshi ku mbogamizi zugarije abarwaza n'icyakorwa mu kunoza imibereho yabo. Oftentimes caregivers in African homes are women, and it's the fact that it is a thankless and almost an unpaid labor. Akenshi abarwaza bo mu ngo zo muri Afurika usanga ari abagore, kandi ibyo bituruka ku kuba ari umurimo udahemberwa ndetse yewe ntunatangirwe ishimwe. Bisaba byinshi kwita ku murwayi. Icyakora bihora byitezwe ko umugore ari we ukora ibyo, kandi byamaze kwinjira mu muco. Umuco bisobanura uko, ariko ntibikwiye kuba ihame, kuko ufite abaforomo bashobora gukora izo serivisi. Ushobora kubashakira umukozi wo mu rugo, serivisi zikagenda neza cyane. Nibwira ko umuco wacu wambura abagore imbaraga z'amahitamo kenshi mu bihe nk'ibi. Uburwaza ntibushingira ku kugaragara n'igihagararo. Ni ibikorwa byinshi ukorera icyarimwe, kuko mu by'ukuri uba wita ku muntu ngo yongere agarure ubuzima. Ibyo bisaba byinshi. Ikindi biterwa nanone n'uburemere bw'indwara. Hari indwara zimwe usanga bigusaba kuhagira umuntu, bikagusaba ko ari wowe umujyana ku musarane n'ibindi. Hakaba n'izindi bisaba ko wenda ari wowe ukora ibishoboka ngo umurwayi anywe imiti kandi ayinywere ku gihe. Uko biri kose ariko bisaba byinshi, haba mu bijyanye n'amarangamutima yewe no mu ntekerezo. Niba utangiye kumva usa nk'utazi iyo uri, nicyo gihe ngo uba ubivuyemo ufata akaruhuko. Ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Sinzigera na rimwe mpatiriza ku bijyanye n'amategeko y'ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe nibwo buza mbere y'ubwo ku mubiri. Rero gusobanukirwa neza n'ubuzima bwo mu mutwe bigufasha gukora ibishoboka ku buryo aba barwaza baba bameze neza mu mutwe, kandi kubugenzura ni ingenzi cyane. Nk'uko nabivuze, dushobora gutanga ibitekerezo byatuma amaherezo kubona ubuvuzi nk'ubwo byoroha. Urugero, dushobora kugira ibigo bikora isuzuma ry'ubumenyi. Ry'ubuzima bwo mu mutwe ku barwaza, kugira ngo niba wumva utameze neza cyangwa se wumva bitangiye kuguhungabanya, ube wabona ahantu wajya ukicara ukaganira n'umuganga w'inzobere, umubwire buri kimwe kuko wiyumva. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, dukwiye gushaka inkunga y'amikoro, kuko kuri ubu muri iki gice cy'isi twugarijwe n'ubukene mu ngeri zose. Dukwiye kubyigaho uburwaza ntibukomeze kuba akazi kadahemberwa, ntikanagire ishimwe.
bikwiye kwishyurirwa bitewe n'uko mu by'ukuri ari akazi katoroshye. abashakashatsi kuri kaminuza Cape Town barimo gukora inyigo yagutse ikorerwa mu bihugu byinshi ku mbogamizi ziterwa n'ubwiyongere bwihuse bw'abaturage bari mu myaka y'ubusaza. Ubwo bushakashatsi ariko bunasuzuma nyinshi mu ngorane zugarije abarwaza n'impinduka zikenewe ngo havanweho ibyuho mu murimo w'uburwaza. Dukwiye gutekereza ku buryo twita ku bageze mu zabukuru hirya no hino ku isi. Sosiyete zinyuranye zirimo gusaza, zimwe zirasaza bwangu, izindi zamaze kugira umubare uri hejuru w'abaturage bashaje, kandi muri sosiyete zinyuranye ibyankenerwa biratandukanye. Ukwitabwaho abaturage bageze mu zabukuru bakenera kuratandukanye. Twari dusanzwe twishyikiriza abagize umuryango akaba aribo bita ku bakuze. Mbere na mbere ntibizwi, ni akazi katagaragara ku maso, kandi na mbere twagiye tubyumva. Akazi k'uburwaza ni akazi utabasha kubona. Ese ni ukubera iki katagaragara? Kubera iki katubahwa? Ese kumva ko imiryango ari bo barwaza ba mbere muri sosiyete, by'umwihariko mu karere, ingaruka zabyo ni izihe? Ese bisobanuye iki nitwikoreza imiryango inshingano nyinshi, niba ahubwo atari zose, ngo abe ariyo yita ubwayo ku byankenerwa bitandukanye by'uburwaza bikorewe mu ngo? Urabona, abagore nibo biganje mu barwaza, haba ku bana, haba ku bantu bashobora kuba bafite ubumuga, ni nacyo kimwe no ku bantu bageze mu zabukuru. Kandi rero akenshi usanga ari umuntu wo mu muryango. Abagore rero barimo barakora inshingano z'uburwaza, yaba izisaba ubushobozi bwishyurirwa ariko n'izitishyurirwa, kandi izo ziratandukanye cyane. Dukwiye rero kongera gutekereza uburyo twazasaranganya inshingano z'uburwaza mu buryo buboneye kurushaho, kandi tugaha agaciro ako kazi kakozwe. Umushinga Anais ni umugambi watangijwe hashyirwaho gahunda yo guhanga udushya tugamije gukemura ingorane zagaragazwaga n'abarwaza babageze mu zabukuru. Ubu buryo bushingiye ku gikoresho cy'ikoranabuhanga kandi bwashinzwe na Alexandra Saba. Ni nyuma yo kwibonera ibyabaye kuri se umubyara ubwo yari arwaje umusaza we. Aradusobanurira byinshi kuri ubu buryo. En fait, tout a commencé avec ma propre expérience familiale. Byose byatangiranye n'iby'umuryango wanjye wanyuzemo ubwo data wacu yari arwaje umugore we wari urwaye indwara yo kwibagirwa ya Alzheimer. Nk'uko bikunze kugendekera abarwaza benshi, nawe yaje kuyirwara, nyuma data aba ari we umubera umurwaza. Anais bivuze gufasha abageze mu zabukuru bacu n'abarwaza dukoresha imbuga nkoranyambaga. Urugero, dufate nk'umugore witwa Sofia. Reka tuvuge ko ari ku wa gatandatu mu gitondo kandi nyuma yo kumara amajoro 3 ataryama. Sofia akeneye cyane kuruhuka uwo mugoroba. Kandi turabizi ko ubusanzwe nta gisubizo cy'ingoboka cyihutirwa kiba kiboneka ku mugoroba w'iminsi y'imera z'icyumweru. Abikesha rero porogaramu ya Anais iboneka ku mufatanyabikorwa w'aho hafi. Sofia yasaba akaruhuko k'ingoboka kihutirwa akanze gato kuri telefone ye. Ubu buryo bunifashisha iyo umurwaza ukorera mu rugo asanzwe ari we wikoresha, ariko akagira n'inshingano z'umuyobozi mu muryango abarizwamo, ndetse n'igihe imikorere y'uwo muryango ishingiye kuri izi nshingano. Hanyuma kandi iyi porogaramu tunayifashisha iyo imiryango ikorana ishaka guhuza uburyo bw'imikorere. Ku bijyanye n'ibitekerezo ni ngombwa gutandukanya ibintu bibiri. Ibitekerezo byerekeranye na serivisi ubwayo, aha niho ku bantu baza mu rugo. Nyuma hakaza n'ibitekerezo byerekeranye n'ikoreshwa rya porogaramu. Mu bijyanye n'ikoranabuhanga, igikunze kugaragazwa akenshi ni uburyo porogaramu yoroheye abantu mu kuyikoresha. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Ku yandi makuru y'ubuzima, inama za gufasha kumererwa neza n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi, guma ku Ijwi ry'Amerika, ku muyoboro wa interineti ni wa3.radioyacu.com. Naho ubutaha mukomeze kugubwa neza no guharanira ko umunsi wanyu babera uw'ubuzima buzira umuze.